Mwiriwe neza nshuti z'Imana, ni amahoro. Haleluya. Yesu araganje mu mitima yanyu. Imana iguha umugisha kongera kugaruka mu nzu y'Imana. Imana isubize gusenga kwawe. Haleluya. Buri gitambo utanga, buri mugoroba uvuye mu kazi kugira ngo ushake mu maso y'Imana, Uwiteka akibuke. Haleluya. Kandi asubize gusenga kwawe. Reka tuganire ijambo ry'Imana. Ndabibutsa ko mu cyumweru gitaha dufite amasengesho, murabyibuka? Haleluya. Niba tuzajya tubyandika kugira ngo tubyibuke, kuko hari abatekereza ko ari muri iki ngiki kandi twarabivuze. Mu cyumweru gitaha ku wa gatatu tuzaterana, ku wa kane no ku wa gatanu. Murabyibuka nshuti z'Imana? Hari ababyibuka. Tuzaterana dusenge kandi tuniyirize. Haleluya. Ese uziyiriza? Yego. Imana iguha umugisha. Tuzagira ibihe byiza byo gusenga no kubana n'Imana. Nubwo ibihe byo kubana n'Imana bihora ari byiza, ariko mu mutima w'umuntu burya ntihabamo gusenga. Iyo umwuka w'Imana yakureheje, yakwemvise cyangwa yagutumiye kugira ngo usenge, uzajye witaba. Rero tuzabana muri ibyo bihe byo gusenga, kandi umwami Imana nabidushoboza tuzajya tubikora. Tuzajya dusimbuka ukwezi kumwe tubikore mu kundi. Ntabwo turashobora kubikora buri kwezi kubwo inshingano za hirya no hino, ariko tuzajya dusimbuka ukwezi kumwe, hanyuma mu kundi kwezi tubikore, tugire mu masengesho y'iminsi 3. Rero ushobora gutumira umuvandimwe kandi nawe ukabibamo n'umutima wose. Tuzabana n'umukozi w'Imana Pastor Senga nkuko twababwiye, ku wa gatatu, ku wa kane, ku wa gatanu tuzaba turi hano duhamagara Imana. Mushobora kudufasha gutumira abandi bifuza gusenga. Tuba dufite utwafish, ntago dukora hard copy, dukora za soft copy. Ukabonye kuri Facebook wagapartaja, niba uri kuri groupe y'abarinzi wagapartaja abandi, kandi nawe ukabyibuka. Ibintu bitwibagiza ni byinshi, hari igihe tujya mu nshingano n'akazi gatandukanye tukabyibagirwa. Rero muzabizirikane kandi nongere kubinginga muzasenge. Guterana ni byiza, ni kuko tugira umwanya hano wo gusenga, ariko kuko tuzaba turi mu minsi yo gusenga, nawe uzafata akanya ku giti cyawe usenge. Wasenga muri pause, uri mu kazi, wasenga ugenda mu modoka, wasenga uri mu muhanda ugenda, burya birakunda. Wazindukaho gatoya ku masaha usanzwe ubyukira, ukagira ibihe byo gusenga. Sibyo nshuti z'Imana? Wava ku gitanda ho gatoya, wasezeraho gatoya kuri social media, ugasigara nawe ndi by'akazi cyangwa se byivuga butumwa, ariko burya biganiro birangaza bidafite icyo bimaze, ukabyigomwaho gakeya. Ikindi turabibutsa ko dufitanye gahunda n'abakobwa ku wa gatandatu nkuko twabivuze. Abakobwa, haleluya, Yesu ashimwe. Tuzabonana ku wa gatandatu saa 8, tuzahurira aha ngaha. Twifuza ko cyangwa nifuza ko bitabi biterane, ahubwo tuzagira umwanya wo kuganira no kwegerana no gusenga. Tuzagira udutopic dutandukanye tuvugaho, abandi bantu bavugaho, nanjye nzigisha ijambo ry'Imana. Tuzagira umwanya wo gusenga no kubaza ibibazo. Ntabwo bizaba biri online, turifuza nyine kwegerana nk'abakobwa na mama. Haleluya, kugira ngo abandi batazatwumva. Imana ibaha umugisha. Rero niba uri umubyeyi ufite umukobwa, wamutwoherereza, umukobwa mukuru. Imana ibaha umugisha. Abandi turacyabipanga uko tuzabona uburyo, tuzabana n'abasore ukwabo, tuzabana n'abamama ukwabo, ko Imana izadushoboza. Kandi twari twifuze gusigarana n'abamama uyu munsi. Abamama bari bahari ushize, murabyibuka. Abamama tuzi kwicara hano tuganireho gatoya iminota itarenze 10. Hanyuma abakobwa bazadufasha mu mirimo, protocole, intercession n'ibindi, barasigaraho gatoya baganireho na Claire. Imana ibaha umugisha. Reka ninjiye mu ijambo ry'Imana. Nongeye ndarondogora, iminota iragenda. Turimo turiga, twatangiye ubushize tuganira ku ijambo ry'Imana rivuga ngo inzitizi zo guhorana ububyutse. Haleluya. Inzitizi zo guhorana ububyutse nibyo dukomejemo. Ububyutse tuvuga nubwo umuntu ku giti cye, mu mutima we, umutima ukangutse, umutima unyote w'Imana, umutima ushyuhiye gukorera Imana, umutima ubira uguwe neza mu mwami. Inzitizi rero zituma umuntu adahorana mwene ubwo bubyutse. Icyo nabonye nitegereje nuko nasanze buri muri Kristo wese ajya agira igihe cy'ububyutse. Nukuri abantu bose bakijijwe bagendana na Yesu bajya bagira iminsi y'ububyutse, ariko kuyigumana nicyo gikomeye. Haleluya. Kandi nibwo ari cyo gikomeye, nicyo gikenewe. Imana yo mwijuru ibidushoboza. Mwuka w'Imana kubeho, ambeho, abidushoboze. Nibwo buzima.
Haleluya. Ntabwo Imana yaduhamagariye gushyuha mu cyumweru tukagira ububyutse mu kwezi hanyuma tukazima. Ntabwo ariyo gahunda Imana idufitiye. Nuko twabana n'Imana neza, umwuka wacu uri maso. Reka rero dukomeze tuganire amagambo y'Imana. Umwuka w'Imana adufashe kandi agire ikintu gishya ashyira mu mutima wawe, ndetse ahagurutse n'imbaraga z'ubu bubyutse mu mutima wawe mu buryo buhoraho. Haleluya. Icyo tuganiraho uyu munsi nakise imirire mibi y'umwuka. Haleluya. Imirire mibi cyangwa se malnutrition. Malnutrition murayizi? Ni ukuvuga ngo mu mwuka umuntu ashobora kuba marinuri, ashobora kurya nabi, hanyuma yarya nabi bigatuma nyine agiramo akagezamo iminsi y'ububyutse akongera akaryama rwose, nk'uko umuntu ufite malnutrition cyangwa ufite urwaye ya ndwara y'imirire mibi nawe nyine aba ari umurwayi. Imana yacu idutabare. Haleluya. Umwuka wacu rero ararya, aragaburirwa nk'uko umubiri wacu urya. Yesu ashimwe. Kandi yatagaburiwe aba umunyantege nkeya. Ni ibintu bisanzwe. Umuntu wacu w'umwuka ntitumurebesha amaso, niyo mpamvu gusonza kwe akenshi tutakumenya, ariko arasonza rwose, inzara ikamwica akamera nabi. Umwuka rero ararya nk'uko uyu muntu w'inyuma arya. Yesu yashubije Satani amagambo mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo igice cya 4 umurongo wa 4. Ikindi mirongo nk'iyo ngiyo yoroshye gufata, muzajye mwifata mu mutwe. Matayo 4:4. Ubwo ntiwahita ubifatara? Aramusubiza aramubwira ngo handitswe ngo umuntu ntatungwa n'umutima gusa, ahubwo atungwa n'amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Iri jambo ntabwo Yesu yavuze ko umutsima utatunga uyu mubiri, ariko yasanze uyu mubiri urya umutsima, ariko n'umuntu wo mu mwuka akarya amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Yesu iyo biza kuvugwa n'undi muntu wari kuvuga uti wenda ninjiji, wenda ntiyize cyane, wenda ntabizi, ariko byavuzwe na Yesu ubwe. Haleluya. Umunyabwenge uruta abandi, umunyamwuka uruta abandi. Yesu ashimwe cyane. Umuntu wavuye mu ijuru azi ikimuzanye gukora, azi ko hari n'igihe kizarangira agasubira mu ijuru. Nuvuga ngo ntiyigeze ajijwa ajya kuvuga aya magambo. Haleluya. Uyu muntu, uyu nguyu ujya ku kazi arya ibiryo bisanzwe, ariko umuntu wacu wo mu mwuka atungwa n'amagambo ava mu kanwa k'Imana. Nuvuga ngo iyo atayabonye cyangwa iyo atabonye akwiriye, iyo atabonye ahagije, aragenda akarwara bwaki yo mu mwuka, bigatuma rero agira ubuzima bw'intege nkeya. Imana yacu itugirira ubuntu. Haleluya. Ni ryari tuvuga ngo umuntu yarwaye bwaki cyangwa se malnutrition? Niyo yari indyo ituzuye, siko bimeze. Umwana uri ahantu atitaweho bashobora kuba bamugaburira buri munsi, ariko bamuha indyo ituzuye cyangwa bamuha indyo mbi, akagera igihe akarwara nyine bwaki. Imana yacu idutabare. Haleluya. Ibiryo bidahagije muri quantité, ni ukuvuga ngo uramutse ugaburiye umwana urimo gukura ukamugaburira rimwe ku munsi, wenda ibya rimwe ku munsi bikarenga ukamugaburira rimwe mu minsi 3, bikava ukamugaburira rimwe mu cyumweru, rimwe mu kwezi, umwana yabaho? Ntabwo yabaho, yarwara. Ni ukuvuga ngo ibyo ni ibiryo bishobora kuba ari indyo yuzuye ariko idahagije muri quantity. Ashobora no kuba arya ibiryo buri munsi ariko arya indyo mbi, indyo ituzuye. Murabizi agomba kurya bya bindi byose, ntabwo ngiye kubivugaho, ariko hari indyo igomba kubihuye kugira ngo umwana agire ubuzima bwiza. Rero iyo ari indyo nziza ariko idahagije muri quantité, ntibyamubuza kurwara bwaki. Iyo ari indyo noneho iteguwe nabi kandi ayirya buri munsi, nabyo ntibyamubuza kurwara bwaki. Nifashishije urwo rugero kugira ngo tubashe kubikurura, twumve umuntu wacu wo mu mwuka. Haleluya. Kuko tutamureba kumuhemukira biratworohera, kuko tutamureba kumwicisha inzara biratworohera, ariko muri twese, nanjye ubabwira, ndatekereza ko nta muntu wajya mu kazi amaze icyumweru atarya, iminsi 7 akayikubita, 10 akayikubita, n'abajya bagerageza gukora amasengesho seke igihe kirekire, abenshi bayakora bari ahantu hamwe, kubera ko imbaraga z'umubiri zirashira. Ugera igihe ukagira isereri. Iminsi myinshi niyirije, nageze igihe nkajya ntabona neza. Sinzi mwebwe ibiryo bidatunze iyi mibiri yacu. Iyi mibiri yacu itunzwe n'ibyo kurya. Uyu muntu wacu mu mwuka nawe afite ibindi bintu bimutunze. Rero burya amaze iminsi atariye, amera nka wa muntu uyu w'inyuma iyo yashonje. Uyu w'inyuma iyo yarwaye bwaki, nako iyo yashonje, reka duhere ku gusonza, arabanza akagira intege nkeya, ukumva mu ngingo ntihakora, ukaba udashobora kwirukanka, ukaba udashobora gukora imirimo y'imbaraga. Turabizi yewe niyo twiyirije bisanzwe by'umunsi umwe, harimo abadashobora gukora ibintu by'imbaraga. Imana yacu dutabare. Haleluya. Muri ubu bwami bwa data dusabwa kugira ububyutse mu buryo buhoraho, dusabwa kugira umutima ukangutse, kandi kugira ngo tubashe kugira umutima ukangutse tubishobozwa na wa muntu wo mu mwuka umeze neza. Ni ukuvuga ngo yaragaburiwe. Haleluya.
mumbabare mvuge kuri iki kintu ho gatoya. Uyu muntu wo mu mwuka ibintu tumugaburira ni ibintu bisanzwe. Iyo turimo tubimuha ntago tumenya ko arimo yubakika. Ni nkuko waba urimo kugaburira umwana ntago umenya ko arimo gukura. Ariko iyo tugiye kubona nk'ababyeyi tubona umwana yarakuze, tukabona yigiye hejuru, tukabona afite amagara mazima, tukabona ameze neza. N'uyu muntu wacu mu mwuka, urugero niba umusengesheje iri joro ntago uri bumenye icyo wakoze, ariko yariye nkuko wagaburiye wa mwana. Niba umusengesheje ukwezi, niba umwumvise ijambo ry'Imana akamara iminsi abyumva, hari ikintu cyubakitse muri we gitandukanye n'utaragaburiye umuntu we mu mwuka. Ariko kuko tutabirebesha amaso bituma tutabiha agaciro bikwiriye. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Kugira ngo rero ngire ubuzima bw'umwuka bukangutse kandi mu buryo buhoraho, mbishobozwa nuko umuntu wanjye w'umwuka adashonje kandi atariye nabi. Mwibuke ko kugira ngo umuntu agire malnutrition ashobora kurya ariko akarya nabi. Reka mvuge iki kintu, kurya nabi ni iki? Cyangwa ndakivuga maze kuvuga ibyarya. Uyu muntu wo mu mwuka arya ibyonzi, nawe umwuka w'Imana ashobora kugushishurira ibindi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Arya ijambo ry'Imana, arya gusenga, arya kumvira Imana, agaburirwa n'ibindi twita fellowship, ubusabane n'abera. Birimo biragenda bishira. Turimo twinjira mu kinyejana aho umuntu aba nyamwigendaho, ariko mu bitunga uyu muntu wo mu mwuka na fellowship, ubusabane n'abera burakora. Haleluya. Arya rero ibi bintu, nuvuga ngo agaburirwa ijambo ry'Imana. Buryo numvise ijambo ry'Imana, nkamara isaha numva ijambo ry'Imana, nkamara umwanya asoma Bibiliya, ntandukanye n'umuntu utamaze uwo mwanya ayisoma. Mu mwuka ntago yo yagaburiwe, ngewe nagaburiwe. Arya ijambo ry'Imana, arya kumvira Imana. Impamvu nshyiramo kumvira Imana ni iki? Burya iyo utsinze ikigeragezo cyangwa icyaha cyari kikuri imbere ukagisimbuka ntukigwemo, hari ukuntu mu mwuka wawe hakomezwa, misikire zawe z'umwuka zirakomezwa. Kandi iyo uguye mu cyaha, iyo uguye mu ntege nkeya, burya ni nk'uko wafata umuntu ukamukamura ukamuvanamo imbaraga runaka. Ikibikubwira umuntu watangiye urugendo wakijijwe, iyo aguye mu cyaha asigarana umutima wikiripabiliza, wiciraho iteka. Iyo agiye gusenga yumva ataryohewe. Bamwe muri bo Satani arabashuka ku buryo ashobora guhita atandukana n'Imana burundu, akavuga ngo ni njyewe wavugaga ubutumwa bwiza, ni njyewe wasambanye, agahita bivamo, akavuga ati sinzongera. Imana yacu dutabare. Kumvira Imana rero, intambwe yo kumvira Imana, umuntu umaze icyumweru yumvira Imana n'umaze ikindi cyumweru atayumvira akora ibyo yishakiye, mu isi yo mu mwuka baratandukanye, bafite imbaraga rwose zitandukanye. Rero uyu muntu wacu wo mu mwuka arya ijambo ry'Imana, arya kumvira Imana, arya gusenga na fellowship n'abera cyangwa ubusabane n'abera. Haleluya. Nasanze mu nzu y'Imana cyangwa aho abantu bateranira haba ubundi buntu. Ndemeranya neza ko urusengero rwemewe rw'umwuka wera ari wowe nanjye. Haleluya. Ariko mu nzu y'Imana nahasanze ubundi buntu. Sinzi niba mwebwe bitarabaho. Ukinjira mu nzu y'Imana washenjaguritse, ukinjira mu nzu y'Imana uvuga uti ariko se ubundi baravuga iki bataravuga, ariko ugasohoka wumva ufite ibineza neza, wumva umutima uhembuwe. Haleluya. Mu busabane n'abera hari ubundi buntu, nabyo bigaburira umwuka wacu. Imana yacu tugire neza. Ya ndyo rero ishobora kuba mbi, ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumva ijambo ry'Imana, nako kwitwa ko yumva ijambo ry'Imana ariko atari ijambo ry'Imana. Reka mvuge iki kintu, nshuti z'Imana. Haleluya. Ndamutse ngiye gusengera muri icyo cyumba cy'amasengesho bakaba bahanura kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, munyumve neza, ubuhanuzi ndabukunda. Ngize Imana umuntu akambwira icyo Imana yavuze agasanga ari ukuri, naryoherwa. Haleluya. Kandi mu mpano nifuza nayo irimo. Nago ndahanura kenshi, nahanuyeho nka gakeya, nkifuza ko bigaruka bigatinda kugaruka. Rero singiye guhakana iyi mpano, niyo kandi nzima. Hari abantu benshi bahanura ibintu byinshi mu buzima bwanjye kandi bibukuri. Haleluya. Hari umukozi w'Imana wapfuye kera, umudamu uruyoboye itorero ariko yitwaga Ndemana, witewa Kanyange. Nari ntaramenya ibintu by'ubuhanuzi, twari duhuriye muri full gospel, yari yaje kwigisha ijambo ry'Imana, njyewe nari nagiye gutanga ubuhamya. Okay, nasengeraga muri full gospel ariko bagiraga ibihe byo gutanga ubuhamya. Rero batangaga ubuhamya babicaranyaga n'abigisha b'ijambo ry'Imana. Nari muto yo mu gakiza, nari mu mwaka nk'uwa mbere w'agakiza. Hanyuma agiye kubwiriza arampanurira, amanurira ibintu byinshi nabonye uyu munsi, byinshi mpagazemo. Ariko manuriye nkajya numva ari nk'inzozi, nkavuga se abantu bavangirwa. Njyewe Didi, nta nubwo niyitaga HORTENSE icyo gihe. Njyewe Didi, ibyo bintu ndamureba nyine mpfa kumwubaha by'ikinyabupfura bya Kinyarwanda, ariko abantu bahanura by'ukuri babaho. Haleluya. Reka ngaruke kuri iki ngiki. Uramutse ubaye rero ahantu bahanura gusa, baguhanurira bavuga ngo
Imana izakugira neza, Imana izagukoresha. Ntabwo murumva ko atari bibi. Imana izaguha inzu, Imana izaguha visa, Imana izaguha bya bindi byose, Imana izaguha umugore mwiza, Imana izaguha bya bindi byose batubwira. Ariko ukabyumva kuva akaba ari byo wumva gusa kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere. Yesu ashimwe. Ubuhanuzi ni bwiza, ariko uwo muntu utunzwe n'ubwo buhanuzi gusa, utagira umwanya wo kwisomera ijambo ry'Imana, utagira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, azaba umukristo igihe kimwe w'intege nkeya. Haleluya. Ikintu kitwubaka gihindura imitekerereze yacu, kigahindura uko dufata Imana nuko twifata ku Mana, ni ijambo ry'Imana. Ndababwiza ukuri, ijambo ry'Imana nasanze rishobora kugira ku muntu w'imfubyi, ryamara kumwuzura akajya abaho nk'afite ababyeyi. Nta babyeyi bigeze baza, ariko akumva aragoswe, akumva aguwe neza, akumva Imana yamubereye umubyeyi. Rigera ku mupfakazi rikamushyiramo ibyiringiro, akajya amera nk'ufite umugabo kuko ryamwuzuye. Rigera ku muntu ukennye udafite namba, agatangira kugenda nk'umukire. Haleluya. Iyi Mana yacu ni nzima. Yesu ashimwe. Mu itorero ry'Imana aho nasengeraga kera muri Zayoni, twigaga ijambo ry'Imana kenshi. Hari iminsi naciyemo irimo ubukene bwinshi n'inzara nyinshi. Ntago hari umuntu wari wamfumbatije amafaranga, ariko kubera gutinda mu ijambo ry'Imana no kurinyoterwa no kumva rishaka no kuryishakira nanjye ubwanjye, nageze igihe nkajya ngenda mu muhanda numva ameze nk'umuntu w'umukire. Nta faranga ryaje, inzara igihari, iri jambo ry'Imana ni rizima. Haleluya. Indyo mbi rero murashaka kwibwira ko rimwe ry'ijambo ry'Imana ariko yaririye iritari ryo. Ubuhanuzi ni sawa, z'impano z'Imana zose ni sawa, ariko zose zikwiriye kuza n'ijambo ry'Imana rikaza. Haleluya. Imana yacu itugirire neza. Amen. Haleluya. Hanyuma muri experience y'ubuzima twitegereje, nasanze abantu bagendeye mu buhanuzi gusa bahora ari abakristo b'intege nkeya. I'm sorry to say that, ariko niko kuri. Bigenda biti amara imyaka 20 cyangwa 15 mu gakiza, ariko atari umuntu wari wagira imbaraga zo kwisengera. Gusengesha ni byiza, hari igihe umuntu akubitika mu buzima ugakenera umuntu uguheka. Yeah. Haleluya. Ariko noneho iyo bihindutse ubuzima, nkamara imyaka 15 mu gakiza mu nzu y'Imana, ntaragira imbaraga zo kuba nakwisengera, kandi bitarantera n'agahinda basi ngo mvuga ariko se Mana ko ubonekera abantu bose kuki njyewe. Hari igihe rero ubwo buhanuzi bwa gusa uri mu nzu y'Imana cyangwa uri mu cyumba cy'amasengesho, ariko wariye indyo ituzuye, biguhindura umukristo w'umunyantege nkeya. Benshi babayeho muri ubwo buzima bagera igihe kuvuga ngo ariko Imana yaranambeshye. Ese ubundi y'Imana iri hehe? Ako kari ka parenthèse sinzi impamvu gaciyemo, reka twikomereze. Haleluya. Kwa kundi rero umuntu usanzwe iyo atariye agira intege nkeya, niko n'umuntu wacu mu mwuka asonza akagira intege nkeya iyo atariye. Haleluya. Umuntu wacu usanzwe iyo ashonje, iyo nako atariye, arabanza akagira inzara isanzwe, ukumva mu gifu harakomanga, ukumva bimeze ukuntu. Iyo akomeje kutarya, birenga inzara isanzwe bikaba inzara nyinshi, ndetse bikamutera n'intege nkeya mu mubiri. Iyo akomeje ntarye arananuka, siko bimeze. Nyuma yo kunanuka, iyo akomeje ntagaburirwe aranyunyuka, nuvuga ngo arananuka cyane. Nyuma yaho ngaho ashobora no kurwara. Niyo mpamvu tubona abana bagwingiye, niyo mpamvu tubona umuntu mukuru warwaye, tujya tubona abantu bo muri Somalia cyangwa bahebishwe n'inzara. Burya nta bundi burwara, ni inzara y'ibyo kurya iba yaramugize kuriya. Ndagira ngo iyo shusho yikurure uyishyire mu mwuka wawe. Haleluya. Hanyuma witegereza umuntu wawe wo mu mwuka, ayiwe cyangwa akaba adasa n'abana muri Ethiopia, cyangwa akaba abyibushye, ariko arabyibushywa n'icyo wamuhaye, nutakimuharananuka. Ukuntu uriya muntu w'umubiri asonza, agasonza cyane, akananuka, akanyunyuka, none hakarwara, niko n'uwo mu mwuka yatagaburiwe nuko amera. Imana yacu dutabare. Haleluya. Wa muntu w'umubiri yamaze icyumweru atariye aba weak, nuvuga ngo agira intege nkeya. N'uyu wo mu mwuka niko amera. Uyu wo mu mwuka nari nigeze kuvuga ngo kuko tutamureba ngo tumenye iminanukire ye n'imisonzere ye, tugira tendency yo kutamwitaho. Ariko reka mvugeho gakeya ku bimenyetso bimwe natekereje cyangwa nabonye bigaragaza ko umuntu wo mu mwuka ashonje, afite inzara. Imana yacu dutabare. Umuntu wigeze gukizwa neza, akabana n'Imana neza, akagira ibihe byo gusenga, iyo abitakaje, ikimenyetso cya mbere kizamwereka ko umuntu we wo mu mwuka afite inzara ni ugutakaza ibineza neza by'agakiza, umunezero mwuka wera atanga. Haleluya.
Mwuka wera atanga uburyohe bw'agakiza, ukajya wumva umeze nk'umuntu bahaye iki gift kandi nta kintu baguhaye, ukajya wumva umeze nk'umuntu ufite urugendo rwo kujya ahantu heza kandi nta rugufite. Ndimo ndagerageza kubivuga mu bintu bitunezeza. Ukajya wumva hari nk'inzu nshyashya wubatse kandi ntayo, ukajya wumva hari igipromotion gikomeye wabonye mu kazi, ukajya wumva hari nka mission izaguha amafaranga, kuko ibyo nibyo bitunezeza. Rero ibyo ngibyo Mwuka wera bikora mu mwuka wacu. Haleluya. Tukagira ibineza neza by'agakiza, tukumva uburyohe bwo kubana n'Imana. Ugashobora kwitera hejuru uri mu cyumba uri wenyine, ugashobora kuririmba indirimbo yo mu gitabo ukumva urarize, ukumva uraryohewe, ukumva ijuru riragukingukiye, ugashobora gusoma verse biblique. Oh haleluya. Ukumva biguhindukiye ubuzima, ukumva ufite Imana mwegeranye. Oh haleluya. Ibineza neza byo mu mwuka bigaruke mu buzima bwawe. Nicyo kimenyetso cya mbere cyerekana ko umuntu wacu yatangiye gusonza. Haleluya. Ibi bineza neza iyo bihari duhinduka abantu batabasha kwiyumanganya. Ibi tuvuga mu mbabare kubivuga, ibi tuvuga ngo sinzi umuhamagaro, sinzi nicyo nakorera Imana, sinzi n'iki nshakaho, ngira ngo ngewe nta nicyo yanshatseho. Twese irakidushakaho. Bizanwa no kubura ibineza neza byo mu mwuka. Iyo umuntu afite ibi bineza neza, kwiyumanganya biranga. Akora Imana yavuze akanakora itavuze. Haleluya. Hari umwete umutima ufite umutera kumva hari icyo yakora, kumva hari icyo yakemura, kumva hari uwo yagira icyo amarira, kumva hari uwo yakomeza, kumva hari uwo yabwira Yesu. Haleluya. Mu ntege nkeya ze, mu byo atazi neza, mu byo ashoboye n'ibyo adashoboye, buri gihe ahora yumva hari icyo yakora mu bwami bw'Imana. Ibi bineza neza bitera umuntu kumva atakwiyumanganya. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa igice cya 14 ndako igice cya 4 umurongo wa 18 kugeza ku 24 ihute. Ngo bongera kubahamagara barabategeka ngo bareke rwose kuvuga cyangwa kwigisha mu izina rya Yesu. Izi ni intumwa bari babahamagaye, bari babafunze, bari bagize gute, bongera kubahamagara barababuza ngo ntibongere kwigisha mu izina rya Yesu. Umurongo wa 19 ngo Petero na Yohana barabasubiza bati niba ari byiza imbere y'Imana kubumvira kuruta Imana nimuhitemo. Ku murongo wa 20 ngo kuko tutabasha kwiyumanganya ngo tureke kuvuga ibyo twabonye kandi twumvise. Haleluya. Bashaka kuba baceceka ariko ntibabibashe. Hari ibineza neza by'ubumana byari mu mitima yabo, hari ibineza neza by'umwuka. Tekereza kunenwa kwiyumanganya, noneho wanakubiswe, wanafunzwe. Twebwe uyu munsi kubera gusonza si ukwiyumanganya, ahubwo twashyizeho supaguru. Imana yo mu ijuru dutabare. Haleluya. Yongera ihagurutse ubwoko bufite uburyohe bw'umwuka wera, bufite ibineza neza byo kubana n'Imana. Haleluya. Nicyo kimenyetso cya mbere kizakwereka ko umwuka wawe washonje. Imana yacu dutabare. Ikimenyetso cya kabiri ni ukuvuga ngo iyo tuvuye aha ngaha uyu muntu ntagaburirwe nkuko wa muntu uyu w'inyuma iyo yatangiye gusonza. Haleluya. Ntagire icyo dukora, yinjira mu nzara ikabije, akinjira no mu burwayi. Uyu rero watakaje ibineza neza iyo ntacyo akoze, yadashatse Imana, yatinje habera abasengera, iyo atavuze ati ibi bintu ariko hari ikintu numva natakaje, byinjira ahandi hantu kandi bigenda birushaho kuba bibi. Nkuko umwana urwaye bwaki yatagaburi wagenda arushaho kumera nabi. Imana yacu dutabare. Byinjira mu kindi kintu nakwita ngo ni ibihe bisanzwe. Mu gifaransa baravuga ngo nisho nifwa. Haleluya. Umukristo nyuma yo gutakaza uburyohe bw'agakiza, uburyohe bw'agakiza mwibuke ko ari babundi mvuga nta kintu Imana yagupfumbatishije. Kunezerwa umuntu yapfumbase ikintu ni normal. Kunezerwa wabonye promotion, kunezerwa wabyaye ni normal. Kunezerwa wakoze ubukwe ni normal. Siko bimeze. Ariko ndavuga umunezero duhabwa n'umwuka wera. Haleluya. Iyo rero tuvuye muri ibyo bihe twinjira mu gihe kibi nacyo cyitwa ibihe bisanzwe by'umukristo. Ubu ngubu kugira ngo abigishwa intumwa za Yesu zibashe gukora imirimo ntizigeze zigira iminsi y'ibihe bisanzwe, zahoraga zibira mu mitima yabo. Ntago Stefano ariko ahagaze mu bihe bisanzwe ngo amutere ibuye abigumemo. Guteze gute? Kandi nawe bajya kukwirukana ku kazi ugatuvuga uti ndembera ryameda. N'Imana irabireba. Aba bantu bo muri Bibiliya ntibigeze baba mu bihe bisanzwe. Bya nifurwa nisho ntago bigeze babibamo. Ni ikimenyetso cyo gusonza ku muntu wawe wo mu mwuka. Umukristo agahinduka umukristo usanzwe. Ikintu giteye agahinda nuko uyu mukristo usanzwe nta expectation nimwe aba afite ku Mana. Asoma Bibiliya nkaho nyine ari igitabo cy'amateka. Imana abonye ibyo ba Paulo bakoresheje, ibyo ba Petero bakoresheje, bisiga umutima we uri indifera. Ntago avuga ati ariko nanjye byambaho. Yinjira mu nzu y'Imana aba yagerageje. Ariko abantu binjira mu nzu y'Imana burya mu mitima yabo habatandukanye. Hari umuntu winjira uvuga ati Mana uyu munsi unkoreho, Mana uyu munsi nkubone, Mana uyu munsi unsure. Hari undi ujya gusenga kuko nyine ari ku cyumweru, kuko ari ku isabato, kuko ari ku wa gatatu kandi byaramenyerewe.
cyangwa se akagenda kuko hari inshuti bari buhure, cyangwa se ko hari umuntu uri bumubaze. Imana yo mu ijuru idutabare, idukize ibi bihe bya nifuro nisho. Haleluya. Uyu muntu rero yakiri muri ibi bihe, iyo ari ingeso nziza, muranyumva, iyo yavutse akarerwa, ntabwo ibyaha wahita ubimubonaho, yifitiye uburere. Ariko mwibuke ko uburere butandukanye n'imbuto z'umwuka. Ubugwaneza nakuye iwacu butandukanye n'ubugwaneza mpabwa n'umwuka. Ubugwaneza nakuye iwacu mbugirira uwo nshaka, uwo ntashaka nawe mbugirira. Ubugwaneza mpabwa n'umwuka mbugirira bose. Haleluya. Imbuto z'umwuka zitandukanye n'ikinyabupfura cya Kinyarwanda. Ikinyabupfura cya Kinyarwanda kimpa gukunda umwe no kwanga undi, noneho nanze simbimwereke. Ariko Imana ireba mu mutima. Uyu muntu rero ugeze muri iki gihe gisanzwe cy'ubukristo, niba asanzwe ari ingeso nziza, azagumana ingeso nziza za karemano cyangwa za kavukire kuko yarezwe neza. Niba ari ingeso mbi zizagaragara, zizatangira kugaragara. Imana yacu dutabare. Haleluya. Imana itugarukeho. Aba bantu bari aha ngaha, isi y'umwuka kuri bo itangira kuva muri perspective yabo, batangira kutayireba, batangira kuba nk'abantu badategereje iby'ijuru, batangira kureba ibya hano gusa. Nta burinzi bw'Imana baba bizeye, bahita biga kwirwanaho. Haleluya. Bahita biga kwicira inzira. Nuvuga ngo isi yo mu mwuka iragenda igasibika mu maso yabo. Azakora icyo yakora icyo ari cyo cyose, icyiza n'ikibi, guhitana, guteranya, gutanga ruswa, azabikora kugira ngo arebe ko yagira ubuzima muri iyi Kigali. Ni ukuvuga ngo Imana n'iby'umwuka bihita bijya ku ruhande, akirwanaho, akavuga ati n'abandi niko babigenza. Yesu ashimwe. Imana idutabare. Agenda atakaza igishusho cy'isi yo mu mwuka buhoro buhoro. Imana idutabare, ntiyemere ko tugera muri ibi bihe. Ugira icyo ukora ku mwuka wawe, uwugaburire kandi mu buryo buhoraho. Haleluya. Iby'ijuru no kuzabana n'Imana mu ijuru byo babitekerezaho gakeya. Iyo umuntu atagaburiwe yinjira mu kindi gihe kibi kurutaho. Ibihe byo kubihirwa n'agakiza no kubihirwa n'ubuzima. Umuntu wigeze gukizwa neza no kubana n'Imana neza, iyo yageze mu bihe byo kubihirwa n'agakiza n'ubuzima buramubihira. Haleluya. Abantu batigeze basogongera ku kubana n'Imana bashobora kuba mu byaha bagasa nk'abanezereweho gake, uretse ko benshi bakubwije ukuri, burya bakubwira ko nabo bafite imitima yicuza. Umuntu uraranywa inzoga, iyo akangutse mu gitondo ikintu cya mbere kibanza no kwicuza. Yego akongera akihakanya bugabo, cyangwa se akaba umugozi waramuboshye kurya atabasha kubyikuramo, akongera akanywa izindi, akavuga ati zimwe zikizwa n'izindi. Imana yacu dutabare. Siko bavuga ngo hangover ikizwa n'iki? Nuko unyweye kandi. Ariko benshi ntabwo ari bo. Ibi bihe rero bibishye byo kubihirwa n'agakiza ndetse no kubihirwa n'ubuzima bituma umuntu agera ahantu ashidikanya amasezerano yose y'Imana. Ndetse abona abantu barimo gukorana Imana umwete, akajya abona ari nk'ibyo bigirisha, kandi ko bari yavuga buriya ni ibiki bibabyutse igitondo yazindutse, aho yagenga aho yavuze. Imana idutabare. Hari n'igihe bambe yumva bishaka ariko ntabishobore, akavuga ati wangarura bya bihe nigeze kuririmbira Imana, wangarura bya bihe najyaga mbyuka ngasenga, wangarurira bya bihe najyaga nkizwa bigakunda, ariko akabura imbaraga. Igituma buri imbaraga muri wo mwuka yarwaye bwaki. Burya abana barwaye bwaki ntago wabagaburira ifiriti n'umuceri n'imboga ngo babeho. Bafite indyo iri special, babavurugira ibintu by'ibivangavange birimo ifu, birimo indagara, birimo iki, kuko nukuvuga ngo afite indyo idasanzwe, kuko ubuzima bwe bwinjijwe ahantu hadasanzwe. Uyu muntu wo mu mwuka kubera ko yashonje cyane, arifuza kuba yagaruka muri byawe ariko ntabibashe. Yarakeneye, mu Gifaransa bavuga ngo ni gavage. Ni nkuko wafata umuntu ugashyiramo sonde mu kanwa ukajya umugaburira iby'intungamubiri kugira ngo urebe ko yabaho, bitaryoshye ariko ukabimuha. Uyu muntu wageze kuri urwego rwo kubihirwa n'agakiza akeneye gavage, akeneye umwihariko, akeneye kongera kubyutswa mu buryo ntazi. Abamukunda bakwiye kumusengera. Haleluya. Imana yacu dutabare. Uyu muntu yatagaburiwe, kandi iyo twageze hano ho kubihirwa n'iby'agakiza twinjira hanyuma hateye ubwoba. Mwibuke wa muntu urwaye washonjeshejwe, agashonjeshwa cyane, akicishwa n'inzara cyane. Mwibuke ko agera igihe akarwara. Umwana warwaye bwaki ntabwo ashobora kwihagurutsa ahantu bamushyize. Umwana warwaye bwaki ntabwo yakina nk'abandi bantu. Ahantu wamusize niho wamusanga. Uyu muntu wacu wo mu mwuka yakomeje gusonza cyane, kutagaburirwa, ararwara noneho bigaragara. Muranyumva nshuti z'Imana, ikitwereka uburwayi bwe ko bwagaragaye nta kintu agihisha.
indwara yahingutse inyuma, ariko iyo ndwara ntabwo yayirwaye uwo munsi yanyweye inzoga, ntabwo iyo ndwara yayirwaye uwo munsi yasambanye, yayirwaye kera igihe yashonjeshaga umuntu we mu mwuka, kuko bitagaragara ntiyamenya ko arimo agenda aremba. Imana idutabare kandi duhe imbaraga zo kugaburira uyu muntu wamwe imbere. Haleluya. Uyu muntu warwaye bigaragara, amahitamo ye ahita asumba amahitamo y'Imana. Munyumve inshuti z'Imana, shwa zanjye nka Hortense mpita nzishyira imbere y'amahitamo y'Imana. Ni ukuvuga ngo ibyo niyumvamo n'ibimfitiye inyungu, sinita kumenya ngo Imana irabyemera cyangwa ntibyemera. Ngera ahantu mvuga ngakora ibintu narangiza nkavuga ngo ndabizi ko Imana itabikunda, ariko nyine nta kundi nabigenza. Ahimba ibintu byose bihimbika, uwa mu mpapuro mpimbana arahimba, ubeshya ko ahunze arabihimba, amanyanga yose ashoboka arayakora, akayakora. Nuvuga ngo amahitamo ye y'ibibi aba maremare kuruta amahitamo y'Imana. Kugendana n'Imana ni iki? Nuvuga ngo mfata ubushake bwanjye nka Hortense nkabushyira hasi, ngafata ubushake bw'Imana bukajya hejuru. Hakaba ibintu nubaha imw'Imana bitandyoheye, hakaba ibintu nubaha imw'Imana ntabifitemo inyungu z'aka kanya, ariko kuko ari iby'Imana ishaka nkabikora kuko ari iby'Imana ishaka. Uyu muntu rero indwara yahingutse, amahitamo ye ahita ajya hejuru cyane y'amahitamo y'Imana. Uzasanga umwana w'umukobwa warushye, umwuka we warushye, akubwira ati nategereje igihe kirekire umugabo ntiyaje. Ukambwira ati none koko urishingiye ku mugabo ufite undi mugore? Akubwira ati Imana nayo irabizi, ndabizi nyine ko atari bishaka, ariko nta kundi. Nta kundi ziragenda zikaba nyinshi. Ikiba gikwiriye ni ukugaburira umuntu wacu mu mwuka, akongera agakira bwaki, tugahabwa imbaraga zo guhangana n'ibibazo by'iyi si. Imana yacu tugirira ubuntu. Haleluya. Uyu muntu agira ahandi hantu habi, ntabwo ndi bujye ku kindi gice, ariko atakaza umutekano w'ubumana, kumva arinzwe n'Imana. Ni ukuvuga ngo insekirite imubana nyinshi mu mutima we. Buriya abantu bari muri Kristo Yesu neza ntabwo bazi ubuntu bagiriwe. Uraryama ukizigura ukajya wumva ibyawe byose Imana irabizi kandi ukumvira bigenga. Abantu bakabura amahoro ukajya wibaza icyababurije amahoro. Uyu muntu rero kubera ko indwara yahingutse, insekirite imubana nyinshi mu mutima we, ubwoba bw'imibereho buragenda bukamwuzura, abona ikibazo muri buri kantu, ahora yumva ameze nk'uwenda gupfa. Ariko hari inkuru nziza, Yesu yatuzura. Haleluya. Yesu yaduhembura. Niba bavura umuntu w'umubiri bwacya agakira, natwe twakira. Narebaga amafoto ya Minisitiri Jesime ejo bundi, akana bari baragaburiye karwaye bwaki, sinzi niba mwarabibonye byari kuri Facebook, bongeye bagakikiye kabaye kazima. Niba uyu muntu w'umubiri ashobora kugaburirwa akaba muzima, nagira ngo ko n'uw'umwuka ashobora kuba muzima. Ibineza by'agakiza bikagaruka, umunezero w'Imana ukongera ukatwuzura. Haleluya. Imana yacu tugire neza. Ijambo ry'Imana ridusaba guhozaho. Ijambo ry'Imana ridusaba guhozaho, burya ntabwo bwari ubuswa. Haleluya. Ryari ribizi, cyangwa se Imana yari ibizi ko kugira ngo ngire ububyutse mu buryo buhoraho ari uko mpozaho. Umuntu uzasanga ahagaze neza kuva mu kwezi kwa mbere kugeza muri Desambure, menya neza ko ufata umwanya wo kugaburira umwuka we. Nta maji ihari, nta bagete magike, nta hantu wakanda, nta kintu wa downloadinga kikaguha ubuzima bw'ububyutse kuva mu kwa mbere kugeza mu kwa kabiri kugeza mu kwa 12. Kugira ngo umuntu abigire, afata umwanya wo kugaburira umwuka we, kandi twese twabibasha. Haleluya. Twese twabikora. Imana yacu tugire neza. Iwe urasabwa ro kugaburira byombi, kubigendanisha. Ushobora kumbwira akazi ni kenshi, ndi busy, ndashaka amafaranga, ndashaka imibereho, nibyo ukanambwira uti pastor wowe regera umushumba gusa, ese wabuzwa n'iki mundi guhora mu ijambo ry'Imana? Ntabwo wirugana natwe muri Matewusi, ntiwirugana natwe mu Gakinjiro, ntubana natwe handi hose dukatanya mirambo ducuruza. Yego nibyo, ariko ndahamya neza ko wabana n'Imana no mu Gakinjiro, ndahamya neza ko wabana n'Imana muri Matewusi. Niba Daniel byarakunze, Yosefu bigakunda, yewe igihugu kinini, nawe byakunda. Haleluya. Ikimenyimenyi nuko hari abantu bakora nk'ibyo ukora kandi bahagaze neza mu mwuka. Yesu ashimwe. Haleluya. Haleluya. Nkuko hari abantu bahora mu ijambo ry'Imana ariko bahagaze nabi mu mwuka, babikora nkuko ujya ku kazi. Hama ngomba kubabwiriza kuko nyine ari akazi, nkuko ubyuka ukajya Matewusi, nanjye nkababwiriza nk'abagiye mu kazi, ariko nta buryohe bw'agakiza. Ibyo nsoma hanga ntabitegereje, ibyo nsoma hanga ntabyiyumvamo. Kuba pastor rero ntabwo ari garanti, utabyitwaza. Haleluya.
ijambo ry'Imana gifuza ko twagaburira byombi. Gaburira umwuka wawe kuko ukeneye kurya, ukeneye gukora, ukeneye gutunga abana bawe, ukeneye gutera imbere, ukeneye kubaka amazu, urabikeneye byose mu minsi Imana igutije hano ku isi. Ariko ndakwinginze bigendanishe byombi. Tahana iyi shusho mu mutima wawe ya wa mwana wanyunyutse kuko atariye, hanyuma urebe mu mwuka wawe uvuge ngo se niba mugaburira mu cyumweru ubwo ameze ati, nawe uhita wishyira mu mwanya. Uramutse uriye rimwe mu cyumweru waba umeze uti? Uramutse se noneho uriye rimwe mu kwezi? Uramutse se noneho uriye rimwe mu mwaka waba umeze uti? Ntabwo waba warapfuye. Bamwe muri twebwe imyuka yacu yarapfuye. Mana tuzuri, Mana tugirira ubuntu. Haleluya. Ijambo ry'Imana ryagiriye Yosuwa inama, cyangwa Uwiteka yamugira inama mu gitabo cya mbere, nako mu gice cya mbere cya Yosuwa igice cya 8. Ese mwanyihanganira nkarangiza ko saa 2 zigeze? Munamaye iminota cyangwa ndayihaye? Imana ibaho umugisha, ntago ndi burenze 10. Yosuwa igice cya Yosuwa 1:8, igice cya mbere umurongo wa 8. Haravuga ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe ukabashishwa byose. Ni icyanditswe tuzi mu mutwe, ariko ndifuza ko tukiyinjiramo neza. Haleluya. Aya magambo arimo arayabwirwa n'Imana. Yesu ni umurwanyi, Yesu biragaragara ko ari umunyabwenge, Yesu hari ibyo yashoboye kugira ngo Imana imutoranye, hari icyo yari yaramubonyeho. Ariko Uwiteka amugiriye inama nshaka kubwira ko atari ubuswa, ko atari ubujiji, ko atari ubuturage na bya bindi byose tujya twita ibintu. Arambwiye ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Kutarorera guhamya ibi byanditswe n'akanwa kacu biravuga iki? Biravuga ngo ndabihamya n'abanabyutse neza n'abanabyutse nabi. Yesu ashimwe. Ndabihamya mbyiyumvamo, ndabihamya ntabyiyumvamo, kuko Imana yo ntihinduka. Haleluya. Imana niyo kwizerwa. Niba nabyutse narwaye, niba mpamya ko Yesu akiza ibyaha agakiza n'indwara, nkabihamya ndi muzima, niba nanarwaye ndakomeza mbihamye. Nibyo Imana irimo kumbwira ngo ntuzarorere kubihamisha akanwa kawe, ku manywa na nijoro uzahora ubivuga. Nagira ngo nkubwirire ibanga, waba wiyumva nabi, waba wiyumva neza, uzajya uvuga icyo Imana ivuga. Ntukavuge icyo isi ivuga, ntukavuge icyo situation yawe irimo ikubwira. Haleluya. Bibiliya irambwira ngo Yesu yihinduye umukene kugira ngo adutungishe. Naba nkennye naba ntunze, Yesu yarabyihinduye. Nibyo mvuga. No mu misengerano irambwira Yesu wihinduye umukene kugira ngo ntungishe. Ijambo ryawe rirambwira ngo twahawe imigisha yo mu buryo bwose. Nukuvuga ngo ndayifite, yabigaragara yabitagaragara. Vocabulaire yanjye, imvugo yanjye irabiyo ngiyo. Nibyo Imana yamubwiraga ngo ntukarorere kubihamisha akanwa kawe. Haleluya. Imana yamubwiraga kuko izi ko biri mu muti Yosuwa akeneye kugira ngo atware ubu bwoko butoroshye azabugeze i Kanani. Imana yari ifite izindi astuce yamuha, utundi tips yamuha, ariko Imana ntiyamuha izo tips zindi. Yamubwiye ibi, yaramubwiye ati aya magambo yanditswe muri iki gitabo, aya mategeko, Yosuwa wowe ukeneye kwikorera ubu bwoko butoroshye, kandi nawe utanamutse, nawe utacogoye, ugahura n'intambara, ntuzitinye, nuko aya magambo wayavuga ukayatura n'akanwa kawe buri munsi. Haleluya. Waba ubyimvamo utabyimvamo. Icyakora baramubwira ngo ujye ubitekerezaho day and night, ujye ubitekerezaho ku manywa na nijoro. Yesu ashimwe. Ndagira ngo uzajye wibwiza ukuri, niwirirwa nko mu kazi kenshi, mu mirimo myinshi, nutaha nimugoroba uzajye wikorera, wisuzuma, urebe inshuro wigeze gutekereza ku ijambo ry'Imana. Ubundi iyo umuntu yabimenye, buri situation ahita yihuza n'ijambo ry'Imana. Ugera imbere y'ikibazo ukavuga uti Imana nzi ko ushobora byose, nibi ngibi wabincishamo. Uko niko ubitekerezaho. Ugera imbere y'ikizo ukavuga uti Imana ndagushima ko nibi ngibi ari wowe bikoze. Nuvuga ngo Imana muhorana bugufi, kandi ibyo singoma kubivuga ku munwa ngo abantu babyumve, biri mu mutima wawe, urabitekerezaho ku manywa na nijoro. Haleluya. Bituma utagira ubwoba bw'imibereho. Iyo uhuye n'imibereho uravuga uti ariko data agenga isi n'ijuru. Niba agenga isi n'ijuru rero na Kigali arayigenga. Iyi situation nkuye nayo nuvuga ngo iri mu biganza by'Imana. Imana iraza kunkurira mu ibyiza. Haleluya. Ukagira ibintu wibwira biri bunyuranye n'icyo ngiki isi yari ikubwe. Isi ifite imbaraga n'ubushobozi bwo kutumanura ikatuzimya. Ihora ivuga ibintu bibi, ihora ivuga nta kigenda. Ariko iyo ntekereje kuri ijambo ku manywa na nijoro, nanjye mbafite icyo ngisubiza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana iramwanga ngo uzajye ubitekerezaho ku manywa na nijoro. Ibi bintu bibiri yabikoze, guhamisha akanwa ke, yabyiyumvamo atabyiyumvamo, akabitekereza ku manywa na nijoro. Biriya byo munsi biba ni ingaruka z'umuntu wa Yesu wagaburiwe, ni ingaruka nziza. Kuko ahita amubwira ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo. Nuvuga ngo kugira ngo umuntu ahabwe imbaraga zo gukurikiza ibyanditse muri iki gitabo. Mu yandi magambo, kugira ngo umuntu agire ububyutse mu buryo buhoraho, nuko aba yakoze ibi bintu Yosuwa yabwiwe gukora. Haleluya. Imana imwe ngo kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo, bihamisha akanwa kawe. Yosuwa we, bihamisha akanwa kawe ubyiyumvamo cyangwa utabyiyumvamo. Yosuwa we, bitekereze ku manywa na nijoro ubyiyumvamo cyangwa utabyiyumvamo. Nibyo bizatuma ubasha gukurikiza ibyanditsemo. Haleluya. Burya kugwa
umuntu akananirwa gukora icyo Imana ishaka, ntago biza akarya kanya waguye. Oya, hari ikindi kintu watakaje mbere y'aho ngaho. Iyo utekereza ku ijambo ry'Imana ku manywa na nijoro, iyo ukomeza kurihamisha akagwa kawe, burya ntuba waraguye muri cya kindi. Arongera mubwira indi nyungu nziza azabikuramo, aramubwira ngo nibwo uzahirwa ukabashishwa byose. Hari umuntu wifuza guhirwa no kubashishwa byose, twese turabikeneye. Haleluya. Ariko iyi ni ingaruka izanwa na kiriya yakoze, kubivugaho n'akanwa ke, kubitekereza ku manywa na nijoro. Ingaruka bivamo harimo no kubashishwa byose no kugira success muri byose. Haleluya. Imana yatugire neza. Uko niko twagombye guhora. Amen. Haleluya. Luka 12:35-40 haravuga ngo muhore mukenyeye kandi amatabaza yanyu yake, namwe muhore mwiteguye kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Ese nkwibariza inshuti y'Imana, itabaza ryawe riraka, rihora ryaka, cyangwa ryaka ku cyumweru mu gitondo, cyangwa ryaka ku isabato, cyangwa ryaka nimugoroba tuje mu barinzi? Bibiliya yatubwiye ngo niduhore dukenyeye kandi amatabaza yacu yake. Ubu nibwo buzima bw'ububyutse Imana itwifuriza. Haleluya. Gukenyera ni iki? Nuko umeze nk'umuntu witeguye. Murabizi iyo dufite nk'urugendo, abantu benda kujya kure, benda kujya mu ndege, ufite urugendo rwa kure ahantu uzatinda, ibintu nk'ibyo ngibyo, uritegura ku buryo bikubuza n'ibitotsi, ukajya wumva hari ikintu wibagiwe, kuko uzi neza ko hari ibintu uzakenera muri uru rugendo. Abakristo turabimukira hano ku isi, ntabwo turi abaturage bahanga, turi abaturage bo mu ijuru. Nuvuga ngo umuntu uhora witeguye ahora ameze nk'umuntu ukenye. Nuvuga ngo ntegereje kuzabana n'Imana mu ijuru, muhora negeranye ibintu kugira ngo ntazagera ngo asanga hari cyo nibagiwe kigatuma ntabasha kubana n'Imana. Niko gukenyera, nk'umuntu ufite urugendo akaba agiye kumara ukwezi muri Amerika, amaking ashobora ko nta kintu na kimwe yibagiwe. Haleluya. Umukristo ukenyeye uri maso naho ahora yiteguye iby'uru rugendo, ntabwo arangara, ahora atekereza kuzajya kubana n'Imana mu ijuru. Umwami Imana tugarure mu ibi bihe. Haleluya. Ijambo ry'Imana rongera tugira inama mu rwandiko rwa mbere rw'Abatesalonike 5:17-18 ngo musenge ubudasiba, mu bihe byose muhore mushima, kuko ari iby'Imana ibashakaho muri Kristo Yesu. Ntabwo Bibiliya idusaba gusenga ubudasiba ari uko yari yabuze ikindi kintu itubwira, ntabwo bwari ubuswa. Nuko yarazi ko mu byo kurya umuntu wanjye akeneye harimo no gusenga ubudasiba. Gusenga ubudasiba si uguhora mu buvumo, nubwo no kujyamo ntacyo bitwaye. Gusenga ubudasiba no kugira umwuka uhora ukonekse n'Imana. Mu migendere yanjye mpora ntekereza ku Mana yanjye, kuyitekerezaho bintera gutekereza icyo nshakaho, bikantera no kuba natinywa kuyibwira nanjye ibyo nyifuzaho. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Kugira ngo rero tubishobore, umuntu ashobora kwibaza ngo ese ko hari igihe nshaka gusenga simbibashe, twahita tumugirana na wa mwana wamaze kurwara, kuko wa mwana warwaye ntabwo yabasha gukoreshwa indi mirimo. Gusenga ni umurimo. Haleluya. Ariko agaburiwe nawe yaba nk'umwana nk'abandi, yajya mu ishuri bigakunda, yakina bigakunda. Imana yacu tugire neza. Twifuze gusenga ubudasiba, ariko twibuke ko tuzabishobozwa no ku muntu wacu wo mu mwuka yariye. Haleluya. Mu rwandiko rwa 2 rwa Petero igice cya 10 haravuga ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa no gutoranywa kwanyu, kuko nimukora ibyo ntabwo muzasitara na hato. Haleluya. Kuva mu muhamagaro cyangwa mu murimo w'Imana wigeze gukora, wigeze kwiyumvamo, burya n'uburenganzira bwawe. Ukaba warigeze kuririmba bwacyo ukavuga ariko ndumva wapi, ukaba warigeze kuvuga ubutumwa bwacyo ukabivamo, navuga ko ari uburenganzira, ariko reka mbikubwire ko ari akaga gakomeye. Niba hari ibintu wigeze kujya ukorera Imana cyangwa ukorera abantu ariko mu izina ry'Imana, byagera hagati ukabireka, najya nkubwire ko ubuzima buri mu kaga. Kuko Bibiliya yatubwiye ngo nicyo gituma bene data mukwiriye kurushaho kugira umwete wo gukomeza guhamagarwa kwanyu no gutoranywa kwanyu, kuko nimubikora ibyo nibwo mutazasitara na hato. Gukomeza umuhamagaro biturinda gusitara. Yesu ashimwe cyane. Iyo umuntu asitaye arahirima, iyo umuntu asitaye ashobora kugwa cyangwa se akiramira. Gukomeza umuhamagaro biturinda gusitara. Burya birya bintu byiza wigeze kwiyumvamo wakorera Imana, burya ntago byavuye muri kamere yawe, ntago byavuye aho uvuka, ni umwuka w'Imana wari wagihumekeye muri wowe. Niyo mpamvu tudakwiriye kubireka. Garuka mu cyo wakoze ukorera Imana. Haleluya. Ibyakozwe n'Intumwa 2:46 ngo kandi iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye. Bakomezaga kujya hehe? Mu rusengero n'umutima uhuye. Niwabo bakamanyagura umutsima bakarya bishimye bafite imitima itishama. Iyi ni ya fellowship. Niba hari abantu bari bafite akazi kenshi ni intumwa, niba ari abantu bari mu bihe bigoye ni intumwa, ariko babonaga umwanya, bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye. Ntabwo kujya gusenga ari umwanya utakaye, ntabwo ari ubuswa, ntabwo ari iby'abantu batagira akazi.
uyu munsi bisa nk'ibitagezweho, turushaho kuba abanyamwigendaho, ndetse tukaba n'abakristo ba online mu izina ry'ubusirimu. Ye pasiteri wanjye ni HORTENSE, ukurikira online, pasiteri utagushumba, pasiteri utakuzi. Ndabyemera ku bantu bari mu bihugu bitari mu itorero, ndabyemera. Hari ibihugu by'i Burayi, hari ibihugu byo mu Barabu, hari ibihugu bigoye, hari n'abantu bafite akazi. Hariya turimo twirukankira kujya mu Burayi, bakora amanywa na nijoro, batagira umwanya, babyimbye ibirenge, amaguru arabarya kubera guhagarara ushaka imibereho. Ariko ukaba uri mu Rwanda, ukaba uri Uganda, ukaba uri i Burundi, ukaba uri muri Congo, ukaba uri i Kigali, ukavuga ngo ngende umukristo online. Pasiteri wawe ninde? Ni TD Jakes. Jesus Christ. Umushumba utakuzi, umushumba utagushumbye, umushumba mutazaganira ngo kugira inama. Ndabyemera gukurikira abavuga butumwa, nanjye ndabakurikira. Kurikira abavuga butumwa benshi batanze batazigera banamenya. Mfite icyo nshaka kubigira, ariko ntago navuga ngo bananshumbye. Ngo bahoraga bajya mu rusengero kandi bari bagitotezwa, bari mu gihe bikomeye. Fellowship y'abakristo ntago ari umwanya upfuye ubusa, gira aho ubarizwa. Ushobora kumbwira uti yego narahakomerekeye, umushumba wanjye ni igisambo. Ndabyemera, turimo ibisambo, turimo abescro rwose, turimo ibyo byose, ndabyemera. Ariko urambwira ngo Kigali nzima wabuze itorero. Okay, niba ukiyoboza Imana inzira, basi ugiye dubuterana wicara inyuma. Hari ukuntu umuntu aba akiga kuri church, mbanze nyigeho neza. Ntacyo ugenda ubugigaho ube wicaye inyuma, cyangwa niba hari n'ikintu utegereje ugenda ariko ubujyayo, wiguma mu rugo uzazima. Umuntu wawe azazima, azakonja. Mana yacu tugire neza. Isengesho ryanjye nuko umwuka yazura imyuka yacu, bya binezaneza by'agakiza bikatugarukamo, ukagendana n'Imana uryohewe, ukabana n'Imana nk'Imana yawe ya bugufi, abantu bahari badahari, ushyigikiwe udashyigikiwe, uburyohe bw'agakiza bukagaruka muri wowe. Niba warabwigeze, niba utarabwigeze, kandi umwuka wera buguhe, nibwo uzamenya iby'uru rugendo uburyo biryoshye, nibwo uzamenya ko atari igipindi, nibwo uzamenya ko atari morali z'abashumba, nibwo uzenjoyinga, ukamenya neza ko ijuru ririho, ukamenya ko umwuka w'Imana ahari, ukamenya ko Imana ibana n'abantu bayo. Imana ikuzanemo ibinezaneza by'agakiza, uyu munezero w'agakiza no kwishimira mu mwuka, umwami Imana bikugaruremo cyangwa bikuremere niba utarabihabwa. Haleluya. Nibwo tubana n'Imana neza, biryoshye, bimeze nk'ibisazi, bitari normal. Reka tuvuge no muri ko bitari normal, kuko ntibiri normal, ahubwo biri spirituel. Haleluya. Wa muntu uzabona n'ishyaka ryinshi n'umwete mwinshi no kwitanga kwinshi no kudacogora, nyine ntibiri normal. Afite ukuntu abana n'ijuru abandi bantu badafite. Haleluya. Umuntu wo mu mwuka yarazutse, yarahembuwe, kandi twese turabyemerewe. Ariko wikwemera gusonjesha umuntu wawe w'icyumweru, kuko nuhora usonjesha umuntu wawe w'icyumweru, ukamugaburira rimwe mu kwezi, ukamugaburira rimwe mu cyumweru, nagira ngo ko atazagira imbaraga rwose. Uzahora ubyifuza ariko utabishyikira, ariko nitumugaburira tuzabishyikira, tuzabibamo. Imana izadusanga, Imana izaduhishurira ubwiru tutazi, Imana izatwongorera ibintu abantu badashobora kutubwira, Imana izatubwira ibintu abigisha badashobora kutubwira. Erega Imana ifite ibintu birenze ibyo bavuga butumwa bakomeye bazi. Haleluya. Imana igufitiye ibintu utazumva n'umuntu n'umwe. Haleluya. Imana yacu tugirire neza. Ni gute rero umuntu yanezerwa mu bihe bibi, yanezerwa mu bihe by'ingorane? Ni gute umuntu yahorana ububyutse? Nuko uyu muntu aba afite bya binezaneza. Ndarangije. Haleluya. Mu byakozwe n'intumwa 5:40-42 ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa. Ntihandiga Mariya yari amaze kuvuga ngo baramwumvira, nuko bahamagara intumwa, barazikubita, bazibuza kwigisha mu izina rya Yesu, maze barazirekura, ziva imbere y'abanyarukiko zinejejwe nuko zemerewe gukorwa n'isoni, bazihora iryo zina. Tekereza, zakubiswe, zafunzwe, ariko zinejejwe, bafite wa munezero w'ijuru tuvuga mu nkoni. Uwo munezero no Paulo na Sila bari bafite muri gereza. Niko turirimba uboshwe, niko turirimba ufite ibisebe. Bafite umunezero isi idashobora gutanga, amafaranga adatanga, kubyara neza bidatanga, kugira umugabo n'umugore mwiza bidatanga. Bafite umunezero utangwa n'ijuru. Niyo mpamvu baba mu bibazo ntibabyumve. Icyampa ibingibi bikaba umugabane wawe uyu munsi. Haleluya. Mu butumwa bwiza bwa Luka igice cya 37 muhasanga umupfakazi. Haravuga ngo noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi.
yahoraga mu rusengero aramya Imana. Yakoraga ibi bintu. Icya mbere, yahoraga mu rusengero, yahoraga aramya Imana, yigiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Ibi bintu yakoze byatumye atumva ayiwe ububi bw'ubupfakazi bwo gatsindwa n'Uwiteka, byatumye atabyumva. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, asenga yiriza ubusa ku manywa na nijoro. Umuntu w'umugore wamaranye n'umugabo imyaka 7 bikiryoshye, bagikundanye, agapfakara, ariko yahoraga umunezero w'ijuru kuko yagaburiraga umwuka we. Umuntu wese ugaburira umwuka we yatunga umunezero w'ijuru, ariko nutagaburira umwuka wawe uzahabwa bya bindi wari warasengeye, kuko Imana irabitanga. Uzabyara umere nk'utarabyaye, wongera ugira ibindi ushaka. Uzabona amafaranga umere nk'utayabonye. Uzabona promotion ushaka mu kazi. Uzabona akazi wasabye umere nk'utaragahawe. Amafaranga ziyongera ku yandi umere nk'utarayahawe. Umunezero w'ukuri utangwa n'ijuru. Imana yacu tugire neza. Icyashoboje uyu mupfakazi kutaribwa n'umupfakazi ngibi, yahoraga mu rusengero asenga, yiyiriza ubusa, aramya Imana ku manywa na nijoro. Kristo aje aramumenya. Ni gute umupfakazi utararyohewe no kupfumbatana n'umugabo, sinzi niba yari afite umwana, ni gute amenya Kristo? Abatambye bari aho ngaho, abigisha amategeko bari aho ngaho, batamenye ko ari Kristo. Bari kubibwirwa n'iki? Ariko uhora asenga aramya Imana arabizi, ijuru riramukingukira. Umwami Yesu abaha umugisha. Umwami Yesu azura imyuka yacu. Mureka dukora icyo tugomba gukora, n'ijuru rizakora icyo rigomba gukora. Umwami Yesu abaha umugisha. Mwakoze kwihangana. Reka duhaguruke dusoze inshuti z'Imana, nawo kuwa 3 no kuwa 4 no kuwa 5. Wakoze kugaburira umwuka wawe muri iri joro. Umwanya umaze hano ntago wapfuye ubusa. Wakoze kuza gusenga, kandi uzakomeze. Ukomeze usenga uri wenyine, ukomeze usoma ijambo ry'Imana uri wenyine. Ndabizi umuntu akibitangira abayumva bitaryoshye, ariko genda uhera ahoroshye. Uhere muri za Yohana, uhere muri Matayo. Iyo umuntu adaheruka gusoma Bibiliya guhera ku itangiriro, burya birakomeye. Reka dusenga Imana. Data, tuguhaye icyubahiro, uri mwiza kandi ugira neza. Urakoze kubw'ubuntu bwawe, urakoze kubw'imigambi yawe myinshi myiza kuri twebwe. Urakoze Mwami ko wifuza ko duhorana ububyutsi. Urakoze ko wifuza kudukuraho inzitizi z'imitima yacu guhora isabanye n'ijuru. Urakoze ku muhungu bikoreye, urakoze ku mukobwa bikoreye, urakoze ku mugore n'umugabo uhembuye, urakoze kuko tuzuye, urakoze kutugaruyemo ibineza neza by'ijuru. Urakoze Mwami kongeye kudukumbuza kubana nawe, bishimangire Mwuka Wera, bikomeze muri izi ngabo, bikomeze muri ababera, bibakomereze Uwiteka Mana Nyiringabo, maze batangarire urugendo rwabo bagendana nawe, batangarire imbaraga z'ubumana bagende bagwiza, batangarire ko uburyohe bw'agakiza bwabagarutsemo, batangarire ko barimo basobanukirwa ibyanditswe, batangarire ko barimo bumva ubwiru bw'ijuru. Bibakorera Uwiteka Mana Nyiringabo, bagwiriza imbaraga, bashoboze Mwami gukora bya bindi wari warabwiye Yosuwa kugira ngo bahirwe. Erega niko ko dukeneye guhirwa muri Kigali, dukeneye guhirwa muri Rwanda, dukeneye guhirwa mu myaka dufite hano ku isi. Ariko Mwami, dushoboze gutekereza ku ijambo ryawe ku manywa na nijoro, dushoboze kurigumisha mu kanwa kacu, twabyutse neza cyangwa tutabyutse neza, ibihe biri favorable kuri twebwe cyangwa bitari favorable. Dushoboze Mwami kuvuga icyo uvuga kugira ngo duhabwe aya mahirwe wageneye abakunzi bawe bakiri hano mu isi. Urakoze Papa, maze tuzarangiza urugendo amahoro, duhore dukenyeye, tumeze nk'abiteguye. Amatabaza bayacu yake, reka itabaza ryari ryarazimye rijimishijwe n'ibibazo n'ingorane,